si Imana yagusize ahubwo niwe wayisize. Murakaza neza kuri Alliance Stories. Aha niho tugenda tubagezaho ubuhamya, inyigisho, inkuru z'ukuri z'ubuzima bw'abantu bahinduwe na Yesu Kristo, cyangwa se ibikorwa Yesu Kristo yagiye akorera mu bantu. Niba nawe wumva waracitse intege cyangwa ubabaye cyangwa waritakarije icyizere, izi nkuru ni izawe. Niba kandi utaraba umwe mu badukurikirana, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ubutumwa bwiza. Reka turebere hamwe inkuru y'uyu munsi. Hari igihe umuntu yumva mu buzima bwe huzuyemo ibigeragezo, akajya yicara avuga atari ku Mana, kubera icyo wantereranye, kubera icyo utanyumva. Kandi nyamara ukuri ni uko Imana itajya isiga umuntu wayo, nta n'uko Imana ijya kure y'umwana wayo yiremeye. Niyo waba ukora amakosa menshi, niyo waba uri umunyabyaha umeze gute, Imana ntabwo ijya kure yawe. Ahubwo reka turebe ngo wowe ujya kure yayo gute, ku buryo wiyumvamo ko yakuretse ahubwo ari we wayiretse. Reka dusomere hamwe ibyahishuwe igice cya 3 umurongo waho wa 20. Haranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ese waba usobanukirwa icyo bishatse kuvuga? Yesu arakomanga, nukingura azinjira, nudakingura azakomeza ari aho ari ku rugi akomanga. Ahora akomanga, nukingura azinjira, ariko nudakingura azahora ari inyuma y'urugi, ariko ahari, ari kuri urwo rugi akomanga, ariko atinjira kuko utaramukingurira. Muri ubu buzima rero, iyo ibintu bibi bitangiye kugenda bikugeraho, tekereza, wongere utekereze kabiri. Ese waba warigeze gufungurira Uwiteka ubwo yakomangaga akinjira, nyuma ukaba warongeye kumusubizayo, cyangwa nta n'ubwo wigeze umukingurira? Ni iki wakoze mu buzima bwawe? Aho rero iyo utangiye kubona nta mahoro ufite mu buzima, ubona ufite ibibazo utari kubonera ibisubizo, udafite icyo wakora, tekereza kuri icyo kintu, wongere ugitekerezeho kugira ngo ufate ingamba ikwiye mu buzima bwawe. Hari urugero rworoheje ushobora gusanga muri Luka 15 umurongo waho wa 11 kugeza kuri 24. Ni inkuru y'umwana w'imfura wafashe amafaranga arangije asiga se, ajya mu gihugu cya kure kwishimisha, ariko se ntabwo yigeze amwibagirwa. Ku munsi rero yasubiyeyo, igihe amafaranga yaramushiranye, ubuzima bumuyobeye, yaravuze ati, biranyobeye, ngiye gupfira kwa papa. Ariko asubiyeyo nubwo we yumvaga ari igisebo, ise yaramuhobeye, amwakira neza, amwambika umwenda mwiza, asaba ko babaga n'ikimasa, amugaragariza urukundo nubwo yari yaragiye kure. Uko rero niko Imana iduhora hafi niyo twaba twarataye inzira. Uko wajya kure y'Uwiteka uko ariko kose, ukaba umunyabyaha ungana gute, ukaba mu by'isi ukinezeza, ariko ugarutse, Uwiteka kwakira nk'uko umubyeyi yakiriye uwo mwana we. Iyi nkuru y'umwana dusanga muri Luka nayigereranya n'ubuzima tubaho muri iyi si. Hari igihe utangira no gusenga usaba Imana, Mana mfasha mbona akazi, Mana mfasha mbona ubuzima, Mana nzamura inzu, Mana ngire iki n'iki, mbese hari ibyifuzo uba ufite. Wamara kubigeraho ugatangira gusiga Imana. Niba warajyaga mu rusengero ugasanga ntugisenga, niba warafataga umwanya no mu rugo ugasenga, ugasanga uwo mwanya ntukiwubona kubera ko wawusimbuje bya bindi by'isi wabonye. Amafaranga ukorera mu kazi ukayasimbuza akabari, ubuzima bwawe bwose bugatangira kuba iby'isi. Nta mwanya ukibonera Imana.
ntugisoma ijambo ry'Imana, Bibiliya ntuzi naho wayibitse. Iby'isi ugasanga byaragutwaye, umwanya ubona ni uwo kuvugana n'abantu kuri telefone, yewe nta mwanya ufata ngo ujye imbere y'Imana. Ese ujya wisuzuma ukareba igihe umara ufashe telefone ureba TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, uwo mwanya ujya uwuha Imana? Ushobora gusanga umara n'amasaha nk'3, 4, 5 uri muri ibyo, ariko udashobora gufata isaha imwe ngo ube imbere y'Imana. None se uzabwira Imana ngo yaragusize kandi rero wayisize? Urihutana n'iby'isi, yo nta mwanya ikigira mu buzima bwawe. Mu by'ukuri niba warigeze ugirana ibihe n'Imana ukaba utakibigira, aho rero warayisezereye, ntabwo ikiba mu mutima wawe. Ariko niba utarigeze ugira n'ibyo bihe, aho noneho biravuga ngo ntiwigeze na rimwe unayifungurira. Rero ntitukitwaze ngo Imana ni umubyeyi, iradukunda, ni inyembabazi. Twasomye mu byahishuwe, iri ku rugi irakomanga, nuyifungurira izinjira. Ntago yakwizana mu buzima bwawe n'ingufu, ntago iguhatiriza. Yaduhaye umutima wo guhitamo. Niba tuyikeneye koko irahaboneka, ariko utayikeneye ntago yakwihatiriza kuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ari wowe ukwiye gukora ihitamo ryawe rikwiriye. Ukuri kw'Imana ni uko iyo duciye mu bikomeye, Imana ntago iba yaragize aho ijya. Ahubwo iyo tutari kubyizereramo, ni uko nta kwizera tuba tugifite. Iyo twumva turi mu mwijima, Imana nabwo iba ihari idutegereje ngo tuyiyambaze. Kandi iyo dukora ibyaha, nabwo iba iri hafi kuko iba ishaka ko tuyigarukira. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riri muri Malaki 3, umurongo waho wa 7. Haravuga ngo, uhereye mu bihe bya ba sogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Uwiteka aragira ati, duhora duteshuka, tukareka amategeko ye ntituyitondere. Ngo nyamara nitumugarukire nawe azatugarukira. Bivuga ngo icyo akeneye ni uko twitondera amategeko ye. None se ubundi amategeko ye uzayabwirwa nande niba utagirana ibihe n'Imana ngo muganire ikubwire? Imana iravuga, ivugira mu ijambo ryayo. Soma Bibiliya, yakuganiriza no mu nzozi. Senga, yisabe kukwiyereka, irabikora. Yisabe kukuganiriza, irakuganiriza. Ese nta nubwo urumva wenda uri wenyine, cyangwa se uri no mu nzira ugenda, byose birashoboka ukaba wagira nk'amajwi wumva ukumva Imana hari icyo ikubwiye. Nutayegera rero, nutayigarukira, nta buryo izakugarukira kuko iragukeneye. Wewe wamara kuyiha nayo ikabona kukuba hafi. Isuzume, wibuke igihe waba warahagaritse gusenga, wibuke igihe waba warageze mu bibi, umutima nama ukaba wanakwibutsa icyo ukwiye gukora ariko ukabyima amatwi. Wibuke igihe waretse gusoma Bibiliya no kwiringira amasezerano y'Imana. Ibuka ibyaha wagiye unyuramo cyangwa ibyaha urimo, wibuke ko Uwiteka atabyemera. Ntabwo yakuba hafi uri muri izo nzira. Tekereza aho uri, utekereze nawe ushaka kuba, kuko byose ni amahitamo yawe. Imana idusaba kutaba akazuyaza. Konja niba ushaka gukonja, unashyuhe koko niba ushaka gushyuha, ariko wiba akazuyaza, kuko ntabwo izabana nawe hari ibindi urimo. Ntawe ukeza abami babiri. Nasoza nkubwira nti, nta mwijima uruta urukundo rw'Imana. Nta cyaha kinini kingana gute cyatuma Yesu ataguha imbabazi. Nubwo waba waragiye kure ye,
aguhamagara umunsi ku wundi kandi akwinginga ngo mwana wanjye garuka. Ntabwo yigeze igusiga, ntigeze igutererana, ahubwo iracyagutegereje. Amaboko yayo aracyarambuye, yifuza ko wakwinjira mu kabana. Yifuza ko wamufungurira umutima wawe agaturamo. Urukundo rw'Imana ruragutegereje, ashaka kuguha amahoro y'ukuri n'ubugingo bushya. Waba wajya gutekereza se ko Imana ariyo yagusize? Ese waba usobanukiwe ko itajya igusiga, ko ahubwo ari weho uyisiga? Niba hari icyo wumva twakongeraho cyangwa hari igitekerezo cyawe, nawe uhawe ikaze wacyandika muri komantere. Kandi niba wumva iki kiganiro kikunyuze, wakanda like ugakora na share kugira ngo n'abandi bose ubutumwa bwiza bubagereho. Kandi niba utaraba umwe mu bakoze subscribe, ntugende utayikoze. Imana iduhane umugisha.